Hello guys, uyu munsi rero naje ngo tuvuge ku muhanzi bita Chris Easy. Hari byinshi mwagiye muhishwa abantu batigeze bababwira byabaye kuri Chris Easy, aho yigeze gufatwa na polisi agafungwa hashize igihe, ariko uyu munsi tugiye kubigarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yanjye Mr Christian cyangwa Twizere Christian, hano turi ni kuri Wicika TV. Kuri subscribe kugira ngo uze gukurikirana ikiganiro cyose kirangire usobanukiwe. Kore like niba ikiganiro wagikunze, wandike muri comment ibyo wumva wishimiye muri icyo kiganiro n'ibyo wifuza ko twagukoreraho. Hano tugiye kujya tubanyuzaho ibiganiro by'ibyamamare, amateka yahishwe yabyo, ese n'iki kigeze kumubaho mbere cyangwa se mbere y'uko tumumenya, cyangwa se kikaba cyaramubayeho yaramenyekanye ariko akakigira ibanga. Ni karibu rero mukomeze mwitabire iyi channel yacu hano kuri Wicika TV. Bahaye ikaze. Tudatinze rero reka dutangire n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu ni Chris Easy uri imbere yanyu, izina rikunzwe cyane, cyamamare mu muziki nyarwanda, wakunzwe cyane ku ndirimbo nka Inana, Isurabizi n'izindi nyinshi cyane mugiye mumuziho. Yagiye akora amazina ye bamwita Rukundo Christian Nsengimana, akaba muri uyu mwaka tugezemo afite imyaka 24, akaba ari umuhanzi nyarwanda ukunzwe n'abatari bakeya kandi ufite amateka meza kandi menshi mu Rwanda. Nk'uko mubizi yatangiye umuziki we mu 2020, akaba hari byinshi atajya avugwaho ariko byamubayeho bimurangwaho. Yakuriye mu muryango ukunda umuziki, akaba yarigishijwe na papa we, ibyo byatumye ahabwa motivation yo kuba yazamura impano y'umuziki, yiyumva mu muziki cyane, biza gutuma anaba umuhanzi ukomeye. Amateka agaragaza ko mu 2019 Chris Easy yatumiwe mu gitaramo gishobora kuba cyari kinini, ariko araza nyuma haza kuba icyo bita after party. Muri iyo after party akaba ariho abaturage batangiye ikibazo bavuga ko hari urusaku rukabije, biza gutuma rero Chris Easy afatwa na polisi ikamujyana gutanga ibisobanuro kuri station ya polisi, ajyanwa gutyo. Bikaba ari ibintu bitigeze bimenyekana, byamenywe n'abantu bakeya, kuko umuntu utari uhari cyangwa se ngo aba ari umuntu wa hafi wa Chris Easy kubimenya biragoye. Gusa byabayeho, yarafashwe ajyana kuri station ya polisi kugira ngo abashe gutanga ibisobanuro kuri urwo rusaku. Ubwo Chris Easy rero yagezwaga kuri station ya polisi, polisi zakoze iperereza ryabo basanga nta cyaha gikomeye afite, ariko yahitaga arekurwa. Gusa Chris Easy byamuhaye isomo ryo kwitondera ibyo akora byose, akajya amenya uko ashoza. Bikaba biri muri bimwe bitumye ageze aho ari ubu ngubu, kuko ni umuhungu uzi kwitondera ibintu byose agiye gukora adahubutse, akaba bimutuma akomeza kugenda aba umuhanzi ukomeye ku rwego mpuzamahanga. Rero ibi bintu bitigeze bimenyekana, Chris Easy yatekereje ko urusaku ari ibintu bisanzwe ku bahanzi, cyangwa se ibi ngibi ari urusaku rw'ubuhanzi. Bikaba byaratumye yirengagiza, aravuga ati ibi ngibi nta kintu byamfasha, ahubwo reka nkomeze umuziki wanjye. Yikomereza umuziki we, ntiyita kuri ibi ngibi nk'uko abandi bahanzi bageze akantu kababaho akenshi babiteraho comment babivugaho, ariko we ntabwo yigeze abigira inkuru nk'uko tubizi mu byamamare. Nyuma y'aho yatwariye igihembo cya Kiss Award, akaba yaragaragaye muri Coach Studio ari kumwe n'uwo bita Salax. Ibi byamubereye nk'intsinzi ye, cyangwa se yerekanye ko imizi y'icyizere atari urusaku ahubwo ari ubwitange. Dore isomo ushobora kwigira kuri Chris Easy ku byamubayeho, nawe bikagufasha mu gihe uri mu bitaramo cyangwa se ibirori. Gira aho ugarukira, ntucike intege. Buriya icy'ingenzi ni ukwigira ku makosa wakoze. Buriya imyitwarire myiza n'imico yawe nibyo bizaguhesha kuba icyo uzaba cyo, cyangwa se kuba wari icyamamare. Niba ufite inzozi zo kuba icyamamare, gerageza kwitwara neza ku bantu bose. Ese bafana banjye, mwe mwumva ino nkuru ikoze mute? Ese hari umuhanzi uzi cyangwa wowe ubwawe wigeze ugendana umwijima ariko nyuma yo kongera ukaka? Mwandike answers zanyu hasi muri comment. Kandi niba mushaka izindi nkuru z'ibyamamare nka Bulldog, Amaron, Green Pin n'abandi, mukomeze mukore like, share, subscribe kugira ngo mbone uko baha izindi nkuru z'ibyamamare zagiye zihishwa, zagenda mbabwira utuntu n'utundi. Ndabashimira kuba mwanyumvise, ntimwibagirwe gukanda like, kwandika comment no gukanda subscribe. Ku munota wa delivery nimureke dushyire inkuru z'urugendo imbere, tube umuryango w'ubumwe n'ubwenge, ntitukibagirwe volume ya turufu, ntabwo urusaku. Warakoze. Thank you very much.